Yes, reka nizere ko umeze fresh, nizere ko kandi ugenda uhirwa cyane n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fyve-tvrwanda, ikiganiro cyo ni The Cruise Show, tugenda tugera ku makuru abastara, amakuru abagezweho, one of the trending stories, top stories, amakuru utasanga handi, amakuru y'imyidagaduro tugenda tugarukaho buri munsi, buri munota. So guys, abantu mukoresha social media platforms, ngira ngo mwabibonye cyane ko byasirikiye ahantu henshi cyane kabisa. Navuga ko byagiye bisakara ku bantu benshi cyane. Umunyamakuru ukora imyidagaduro, umwe mu bagabo bahasira cyane, avuga ko bahasorinze bihagije muri industry ndetse no mu buzima busanzwe, ko kubera aho yavuye naho yari amaze kugera. So bamwita Fatakumavuta, numwe mu bagabo navuga ko ni banini mu myidagaduro, nanahoze mbivuga yagiye akora ahantu henshi cyane hatandukanye, ariko cyane cyane abantu benshi twamumenye ku Isibo TV no kuri radio aho yakoraga umunyamakuru w'imyidagaduro. So story nyuma yuko a breaking the story, kabino yamukozeho, navuga ko yatumye aba yakurikiranwa n'ubugenzacyaha ariyo RIB. Ni story ya breakinze kuri kuwitwa Ngabo Medali, avuga ko ngo hari ibyo akorera Mimi Mayeri, abantu baza no gutabaza bavuga ati uyu muntu ibintu arimo gukora ibintu ntago ari fresh. Biza kurangira bamutaye muri yombi, donc tujyanywe n'enda ni ibisanzwe. So case yagiye getting complicated bitewe nuko hari ibintu byinshi byagiye byongera kuzamo. Haza witwa Fatakumavuta, byagaragara ko ari ibintu byoroheje biri aho ngaho bisanzwe, donc bari buze kumukeka ibyaha, wenda bamufunga. Gusa case yamaze kuba complicated kubera iki hatangiye kuza n'ibindi byaha, wenda rimwe na rimwe abantu batanakekaga, harimo ibyaha by'ibiyobyabwenge. Ngira ngo ni kimwe mu bintu bya breakinze cyane, abantu byabashokinze kubera ko hari abantu benshi bongeye kuvuga ati you know what, noneho ntago bikiri cya gihano cyo kuba watukaniye mu ruhame cyangwa se waferereje umuntu, haje mindi case. Ngira ngo rimwe na rimwe tujye tunitonda niwe kubera ko bara RIB bakora ibintu byabo bwake mu buryo bwa kinyamwuga. Reka ariko mbivuga ni mu buryo bwa kinyamwuga, kubera ko rimwe na rimwe ukora ikintu wumva ko ndaza gukora ikintu n'intwika ntaribi, niba namfatana yaraba ari inkuru, wenda rimwe na rimwe kumva ko ari ibintu biri buze kuba ari easy cyangwa se ibintu byoroheje biri buze kuba ari akantu toto. So ngira ngo kimara gutabwa muri yombi, yagiye gucumbikirwa kuri station ya RIB nk'ibisanzwe, kugira ngo babashe gukurikirana ibyaha bye. Biza kurangira bamujyanye abapima umubiri, basanga akoresheje ibiyobyabwenge. N'ibiyobyabwenge mu by'ukuri navuga ko biri ku kigero cyo hejuru, kubera ko basanze yarakoresheje 298% kw'ijana. Ubundi umubiri muri rusange ugomba kwakira 20% byibuze. Uwo muntu niwe ubona wabarwa nk'akoresheje ibiyobyabwenge, yaba ari too much. Noneho we nuvuga ngo ni inshuro hafi 20 zirenga z'ubwikube ugereranyije n'iby'umubiri wari ukeneye, wari wakabaye warafashe. Ntago mvuga ngo wari ukeneye kuko umubiri ntugikenera ibiyobyabwenge. So ngira ngo ni kimwe mu bintu byonyine bihita biguhama, ni icyaha gihita kiguhama cyo kubukoresha ibiyobyabwenge, ndetse n'ibindi byaha bishobora kuza kubishamikiraho tutaramenya ngo ni ibihe. Navuga ko kuri Fatakumavuta case yamaze kuba complicated, binarenze uko wenda abantu banibwiraga ko ari utuntu turi toto, utuntu turi simple, utuntu turi aho ngaho dusanzwe. Navuga ko byamaze kuba complicated. Nawe ndakeka ubwe yatangiye kwifuza gusubiza ibihe inyuma bitagikunze, kubera ko it's a life. Nabonye abantu benshi bandika ku ma Instagram, abantu benshi bandika ku ma Twitter, bagerageza kongera kwibutsa abantu gukoresha igihe, ongeye kwibutsa abantu gukoresha igihe, kubera ko rimwe na rimwe igihe tugomba kugikoresha neza, kubera ko nitugikoresha neza hari ibintu byinshi kizongera kikagaruka
kikaza kutugiraho ingaruka. So ngira ngo abantu benshi bongeye kubigarukaho, bongera kuvuga ko uwitwa Fatakumavuta, ngira ngo wenda abantu benshi ntabwo bamentioning izina rye kubera ko byagaragara none nko kumwibasira, ariko kimwe mu bintu bagarukaho cyane ndetse cyane ni ukongera kwibutsa abantu ko dufite umutwe wo gutekereza. Ngira ngo uwitwa uyu munyamakuru arabiye ko imyidagaduro Lakinzayimana yabigarutseho cyane, arabivugaho ndetse anifuriza amahirwe masa kuri Fatakumavuta, nifuriza ko wenda ibyaha bitamuhama wenda ku bw'amahirwe cyangwa se akaba yababarirwa, cyangwa n'abandi bantu benshi bagiye bamwifuriza kuba yahabwa imbabazi bitewe n'uko anyway nabonye ari abantu banazanamo famiye ye, which is bad, honestly it is bad. Ntabwo ari ibintu bya fresh kugenda ugarura famiye. Ngira ngo nabo aho bari ntabwo bishimye kubera ko hari uburyo yabashakiraga mu mugato, of course bakanabaho. So ngira ngo baranahangayitse uburyo ki bagomba kubaho, nabyo ni kimwe mu bintu biri kuza mu mutwe wabo. So ngira ngo ni byishiro cyane byagiye bigarukwaho cyane kuri aba bombi, ndavuga Fatakumavuta ndetse na famiye ye, abantu bongeye kuba bagarura. Ariko nanone social media, ngira ngo umuvugizi wa RIB yongeye gutanga ikiganiro, anagihiriza itangazamakuru, avuga ko social media yamaze gufata urundi rwego, aho bisanze hari ibintu birimo gukorerwa kuri social media izindi dukoresha, yaba Twitter, especially Twitter, YouTube, cyangwa ni zimwe mu ziyoboye izindi, Instagram ntabwo ari cyane. So ngira ngo yongeye gutanga warning ku bantu bakoresha platforms, bakoresha izi social media, kwibuka ko hari ibyaha byinshi ndetse bifite n'ibihano biremeye. Hari ibihano biremeye ku bantu bazikoresha nabi, kubera ko hari ibihano, hari amategeko abigenga. Ngira ngo ejo bundi witwa Murungi Sabe yarimo atanga donc icyo navuga ngo ni inama ku ba young generations. Yatangaga inama ko hakwiye kuba izi smartphone dukoresha, aya phone, aya YouTube tujyaho, comment dutera, twakwiye kuba tubikora mu buryo bwinjiza, kubera ko nabyo byinjiza, ni source of money, ni source of earn ku bantu bikoresha neza. Ngira ngo ni kimwe navuga ko nawe yangavuga ati wow, hari uburyo itangazamakuru mu myidagaduro ririmo kwinjira mu myidagaduro, not only Fatakumavuta, even n'abandi. Ngira ngo ejo we nabonaga witwa Kasuku nawe bavuga ko bagiye kumurega kubera byari yakoreye kuri Twitter asebya. So ngira ngo ni abenshi babikora bati bibwira ko bidashobora kubyara icyaha, nyamara it can be a case, kandi ishobora kuba case mbi cyane, ishobora kugufungisha. Ngira ngo kwifata ku mavuta ibyaha byo byamaze kwiyongera, of course hajemo urumogi cyangwa se ibindi biyobyabwenge nubwo batatangaje byari byo. Urumva ko aho ngaho amategeko abagiye kugonga ndetse cyane ugiye kurya uburoko kabisa. So ni Fyve-tvrwanda, tugenda tugura ku makuru abasitara, amakuru abagezwe, one of the trending stories, top stories, amakuru tutasanga handi. Reka mbwire ngo Jabrez.